wabundi ukanyumva ibyo ndi kukubwira. Urakomvereje. N'ibitutsi nabyo byari birimo se. Ntabwo ari wowe wanzaniye aba bazimu bose afite. Uri bandi bifishi baje. N'agakobwa kanya kavuye ku ishuri. Yewe. Umuhungu aravuye ku kareba urakaze. Ubundi urakabwira ko uturutse he. Yasibandwa nserekeza simukabyarana. Ahubwo mva nkubwire isose yawe guya mwesheje. Kariza. Yambi. Kariza, umazute. Ibyo ni ibiki? Nende gusonga ubugari. Shitanye gusa. Abanyeshuri muri ratamana yanjye. Uzi ukuntu twari tugukumbuye. Ndabona umeze neza. Imeze neza. Uhora muri iyi kanzu cyane. Nta makuru ufite. Uzi ukuntu imbera nanayikunda kubi. Nayigusizemo se ko umaze igihe kinini hano ngaho. Nene haraho. Narahashimye mabuja mfata neza. Mama ikagira inkuru rero. Mabuja amfata neza isafuriya nkayikomba anekera n'umureti urumva amfashe neza kumva utabyumva. Mbese muri make nisanzura umva meze neza ujye utabyumva. Narabyibushye nawe nge ndimo ndavuga. Wabibonye nawe None bikanze bihoramo. yaba uzi ukuntu buryoshye. Ahubwo umukanya ndaguhaho nawe. Korera umenye ko uri umuntu mukuru mugakunda inyuma. Aya wumva numva ubugari buryoshye rega. Marisa katanyakiriye. Mama wawe nta muntu ufite yapfuye ahagaze. Mama wanjye yapfuye ahagaze. Yazanye undi mugabo. Ayoke mu mutwe wawe umeze neza. Mama wanjye yapfuye ahagaze. Wa wundi papa we yaragiye. Yagiye he? Yazanye undi mugabo ari hara mu nzu. Mama azana undi mugabo utari data. Ahubwo inkuru rero. ugenda gake. Ugenda gake. None se byagenze gute kugira ngo papa agende? Yagukomana. Mana yanjye. Ahubwo ugenda gake. Ese mama yanyanga kuri urwo rwego. Uzamenya amakuru nyuma. Yaje ari umutekamutwe aje gusengera mama wawe. Mama wawe nawe aramwemerera ahita amwinjiza mu nzu. None yarahagumye. Kiriya kigabo ukuntu nakibonye cyarya umwana kikarya na nyina. Ibi ni ikibanyarwanda. Kuki? Yarya umwana akarya na nyina. Noneho yaje avuga nze gusengera mama wawe. Aramusengera. Yaje ari umupasiteri. Aramusengera. Mama wawe aramwemerera ahita anamujyana no mu nzu. Izo nkuru se ko mama atazimbwiye. Ariko ndabasanga ari uko ndi ku ishuri. Ntabwo yabikubwira ubu amasomo wazaba uwanyuma. Wenda birashoboka. Ariko ndamubaza. Ubwo rero ugenda gake. Ndabona ari kubyitwaramo agakinga nibuka yuko nakamubonye. Niko bimeze. Ngaho rero ntwaza ino baga tugende mu nzu. Ndumva ibyahari siporo imbere. Umva uzabimenya nyuma. Wihanganye cyokora. Cyakoze nawe ugira ikigango. Wabundi ukanyumva ibyo ndi kukubwira. Urakomvereje. N'ibitutsi nabyo byari birimo se. Ntabwo ari wowe wanzaniye aba bazimu bose afite. Urambaze. Ugira neza mwami uri umunyarukundo imbabazi nkamugira nizo zituma
tudashyiraho imbabazi mwamugira nizo zituma tudashyiraho imbabazi mwamugira nizo zituma tudashyiraho ugira neza mana uri umunyarukundo imbabazi mwamugira turashize none n'amafu akobwa kanje uri gukora iki subiza amazi vuba ntabwo wumva ese mabuja komera ukutoga amazi ashyushye none uyu munsi byakugendekeye gute ko ntango ubugambo bwawe ibyo ngibyo birakureba turashize ntabwo mugari rero ibyo ntabwo bikureba ibyo birakureba ibyo birakureba kanakumiro none ntabwo atawufite ikihe kibazo mabuja ngo usamye se koko oya ngo usamye uhereza amazi ibindi ntibikureba urabyumva yewe ndaje nyashyushye da ndabona bidasanzwe narabigendere sanga utayashyushye urambona kanakumiro ndakurahiye ako se mabuja noneho byamugendekeye bite uyu munsi noneho inzoga ari kunywa niba ari umumanurajipo niba ari tunuri noneho birancanze none ibyo muri uru rugo ariko izi ni ingaruka z'uko umugabo yamutaye ako se yamuta bwo ntiyakwihagararaho rwose ntiyandarike abantu bo muri iki gihe koko bitewe ni sawa harya niwe mukozi wa hano muri uru rugo mva mbese nasabira kureba urabona binyanditseho se kurumva uvuga nabi Nese ejo ko naguhaye karibu umbwira ngo uze kwigisha mabuza iri jambo ryiza ry'Imana nkaba nkubona wambaye amasume nese wabaye umugabo wo mu rugo mbimenye ariko nawe ibyo ntabwo bikorana icyo kibazo ntabwo ushinzwe kukimbaza icyo nshaka kumenya ni uko niba bavuze ko ushyira amazi muri dushe gukaraba nta kindi nkubajije none nimba bitandeba kuki uri kunsaba amazi yo gukaraba ngomba kubimenya nyine nkamenya uwo ari we ariko nanjye nakubazaga uko none se ngenda kuzi se nyine ntabwo nzi niyo mpamvu ugomba kugenda gake ariko ngiye suzi ikibazo nakubajije ngo ntabwo bakubwiye yuko ushyira amazi muri dushe gukaraba none ntabyo bambwiye ntabyo bakubwiye ntabyo bambwiye uwabikubwiye ugende umubwire azagushyiriremo ariko ndabona ufite ivugonyo umukobwa ubanza utahindutse kigoroshye ahubwo mwebwe akanyu karashobotse none shitani iraje bashyire ku karubanda umva ko mwigenje muzamuteka imitwe tuje kwigisha tubafasha ijambo ry'Imana iki n'iki ariko n'ufite amagambo menshi wa mukobwa ufite amagambo menshi uri kuvuga n'ayiki kandi narabiketse mbona ukinjira waketse ibiki mbona ko uri umutekamutwe none do urugo rw'abandi uragwinjira ariko mukobwa ko mbona ushobora kuba wagira ngo muri wowe ufite abazimu n'abazimukazi ahubwo n'ubu bafite bakurenze aha ndagutokesheje mu izina rya Yesu apfa ugenda abazimu bashya umwana mu bazimu banyu none bankurikirane ndagutokesheje yasengeye kanagahinda gatumye mera gutya gahinda karanyishe kagahinda nzagakizwa n'iki koko mana reba akagahinda niho gatumye mera gutya niyahuje inzoga
kigabo nubwo kimbwira ngo kirasenga ngiye kukireka n'ubundi ayakondanira ni hahandi ubundi na Zakayo yarantaye ngo nta kibazo na kimwe nshaka gukemura ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka gahinda karanyije nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka abuze ndasetswa n'iki ko ndasezwa n'iki ko agahinda kanaye ku gasozi ngomba gutuza nkagaragaza ko ndi umugore ugomba kwihesha agaciro mabuja muye n'ishyano uzi yuko cya kigabo kinsanze hariya inyuma wari nyishyira amazi muri dushe mbese igihe nakiboneye muri uru rugo n'ubu aracyari ahangaha mbese icyo nibaza ni kimwe ashaka kuba umugabo muri uru rugo mbese kuva ejo aracyari muri uru rugo ubu kiraje cyagutetseho umutwe ngo ushaka ubu kiriya kigabo ubu siyo cyatumye unywa ibi bintu byose ukaba mwaba ndeba umeze gutya waho utohama ntuza kumbegereza inzoga agashyano ubundi urambaza iki nasendeye iwawe nasendeye mwa nyoko nasendeye mwa siko urambaza iki agashyano umuco ntabwo ari mwiza ndavuze ngo nshibuka hejuru urambaza iki abagabo bose n'abanjye n'abatekamutwe se ariko nyiramashuri ubundi wigeze iki hano ureke ndi umukozi niba uri umukozi nakubwiye ko uzaza kunkontora ari wanjye yego reka mubwire rwose ngewe nabona rwose nabonaga bincanze wabuja uzi umuntu uza kuba shyira amazi muri dushe nyise nikangamo urakwera ubundi nyiramashuri hano uri iki ndi umukozi niba uri umukozi nakubwiye ko uzaza kunkontora ari wanjye yego reka mubwire rwose ngewe nabona rwose nabonaga bincanze wabuja uzi umuntu uza kuba shyira amazi muri dushe nyise nikangamo urakwera ubundi nanjye navukiye amezi 9 nk'abana nese ko yaje avuga ngo aje kukwigisha ntabwo ngomba kujya ndarangiye nyine nkaba mbona yabaye umugabo mva mbere ku manyoko ntabwo ari mwiza ibintu biragusasa mbere akagashyano mbere ku manyoko ubuguti yabo bibubaza ako mabuja ugeze aho nawe nuko ibyo bitutsi koko bingana gutyo mbere wagashenze umutwe ntabwo ari mwiza uzaza kuntegeka mu rugo ibyo biyoga hano ndi umugore nkaba n'umugabo ku manyoko reka ngende nyamushyiremo nta kibazo agashyano ntangiye no kumenyera
kibazo uvuye ku ishuri iyi mvuye ku ishuri yawe bamuhamagara nari nguriramo pasikadi nguriramo pasikadi muvugishe Chamusera. ndimo kumuhamagara noneho mana y'u Rwanda ninde se ni Karoli se ni Venansiya ninde umwana wawe Kariza umeze ute sheri wanjye none se mama waranyibagiwe ako kanya mvuye ku ishuri ndagukunda mwana wa usigaye nyanga oya ndagukunda urihe se mwana wanjye none mama waranyibagiwe ko n'umunsi wari budusuzumire mu kigo yesu we uzi ko nayo nabyibagiwe mwana wa mama nsigaye ku kigo njyenyine kandi ndashaka gutaha nagize umuntu kandi uhereza umuntu aje kuntwara umva mwana wa ngiye kohereza Ruhongore aze kukutora mama ruhongore kuko waza kwandeba cy'umuntu oya ndaraniwe cyane mfite ibibazo byinshi oya ntabwo ndi buze reka Ruhongore aza kuzana nashonje cyane oya ihangane ndaguha hano harimo agacyayi kandi nzi ko ugakunda ibyo mama ndetse cyane yego murakoze cyane ndamukunda aya hafi y'ushari wanjye nawe nkunda cyane ndagukunda mwana wanjye urakariza kanjye sha urakariza kanjye kariza keza ndagukunda mama ndishimye kariza kanjye cyane mama ndagukunda nawe ukaba wendona gukundwa yego kanze mwoheze ariko nawe Rubyogo waba ikigo njyewe narize mwana narize nzabikugurishiriza n'amavoka niga azajya agera uzajya ugaza nzaga kugurishiriza ariko nawe Rubyogo urasetsa njyewe narize mwana anga yanjye we narize none se cyajya sinigaga muri 4e sinizemo igifaransa n'ubu ngubu urugero nshobora kuba ndi kugucururiza amavoka wenda nkahura n'umuzungu nkamubwira ngo je vous demande permission d'aller à la toilette s'il vous plaît amavoka agahita yagura cyangwa se nahura n'umuzungu mfite nk'ayo makaroti wenda nkahita mubwira igifaransa kivuga ngo il faut se laver chaque jour avec de l'eau propre et du savon amakaroti nayo agahita yagura ka mafaranga nazajya nkuverisa kuko wowe kuyakura aho ngaho mu cyaro yageze inaha byakugora nsigaye mfite igare nta kibazo nayagupakira nkayakugurishiriza amavoka nazajya yera n'amakaroti ujya umbwira kabisa kabisa rwose wewe Ruhongore karame mabuja wewe
yego boneza ntiriwe none se mabuja byakugendekeye gute none genda ujya mu isantere ujya kunzanira agakobwa kanjye kavuye ku ishuri. Kariza Yego anire Kariza avuye ku ishuri. Genda ujya kumureba. ubwo amashuri yararangira Yarangiye. ubwo ari ku isantere y'epfo se cyangwa ari ku isantere ya ruguru? Oya yambwiye ko ari ku isantere y'epfo. Ntacyo reka nsimbuke njye kumuzana. Haguruka ujya kumundeba. Harya bafite amavarisi? Abafite ivarisi n'igikapu. Okay. Sawa. Reka nsimbuke. Genda ujya kumunzanira. Mayinka. Okay, reka nze njye kumureba. Haguruka ihute. Na Utumunzanire. Mayinka data. Ahubwo se narindi kuvugana na Nuza na Rubyogo n'amakaro tukenera mu minsi iri imbere. Ko cyara yahinze kiri hafi kuyeza. Yego komana uzamubwazaza n'umufuka wose.